wakora ni ugusenga ukayiringira ugakora ibyiza kandi ukaguma kugira umurava wo gukora ibyiza. Haleluya. Tunakwiriye kwemera ko ibyo bintu binyeganyezwa mu buzima bwacu. Tunakwiriye yuko ibyo bidashitse binyeganyezwa. Emerera Kristo abinyeganyeze. Niba abantu biringiye Kristo azabanyeganyeza kugira ngo Kristo asigare we wenyine ukwiriye. Haleluya. Haleluya. Hari igihe tubika icyizere mu bantu tukavuga ngo aba bantu nitwabaho badahari, ibi bintu sinabigeraho kanaka adahari, ibi bintu ntabwo nabishobora kanaka adahari. Imana yacu idufashe cyane. Ibyo ni ikosa rikomeye cyane. Ujye uvuga ngo keretse Kristo wenyine adahari niko bitakunda. Haleluya. Keretse Kristo wenyine adahari niho ibi bintu bitakunda. Keretse Kristo wenyine adahari mu buzima bwanjye. Iherezo ryawe muri rikari ndavuga ngo kenshi ibintu biri bubeho hahagarika umutima yize kwizera guke. Ariko akavuga ngo ariko inyoni n'umurabyo binyigisha ku munsi ukwiriwe n'ibyawo byago. Emera ibyinshi byose ubyemere kubera yuko hari umuntu ushinzwe gukontorora imiyaga, hari umuntu ushinzwe gukontorora ikirere, imvura, imihengeri, imitingito, hari umuntu ubitegeka. Haleluya. Imana yakomisha rero ikanyeganyeza. Haleluya. Uvuge ngo ubwo binyeganyeze nta kintu nakora, ariko mfite gusenga, mfite kuguma kuyirinda, mfite kuguma kuyikomeza, mfite kuguma gushikama kuri Kristo. Haleluya. Igihe wumva utabyumva, igihe wumva utabisobanukiwe, igihe urimo ubona bishikabuka, izere Imana kandi usenge. Ikindi kuri ibyo wongeraho ni ugukora ibyiza. Imana yacu idufashe cyane. Kenshi ibintu nk'ibyo bibaye iyo umurabuje cyangwa iyo umuyaga, abantu bakunda kuvuza induru bakavuga ngo biracitse. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko niba uzi ko inzu yawe yubatse ku rutare, haleluya, uvuga uti Kristo we, niba hari ibyo ushaka ko binyeganyega nibinyeganyege, ariko ndashikamye mu mwami wanjye. Ndashikamye nta kizanyeganyeza. Ndakomeje mu rugendo rwanjye. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo mfite umugabane w'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoresha. Imana yacu ishimwe cyane. Nubana na Kristo muri iyo miraba azakurengera. Nubana na Kristo muri aya mazi azakwambutsa. Nubana na Kristo muri uwo muriro uzawucamo, ariko ntabwo uzashya, ndetse n'ibirimi byawo ntabwo bizagukoraho. Gendana rero na Yesu, gendana na Kristo utagusiga. Mu muriro ntiyagusiga, inshuti yawe mu muriro iragusiga, inshuti yawe mu bibazo iragusiga, inshuti yawe mu makuba iragusiga, ariko Kristo ni inshuti yacu ya bugufi. Imana natwe ibihe byose, mu bihe bikomeye, mu bihe by'uburwayi, mu bihe abantu baguhaye, mu bihe abantu bagusize, mu bihe inshuti zakwibagiwe, Kristo ntabwo ashobora kukwibagirwa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kandi we kwishinja, we kuvuga ngo mbese si ukutamenya kwanjye. Ijambo ry'Imana reka dusome mu Bakorero ibice 13, dusome umurongo waho wa 9. Haleluya. Muririmbyi yaririmbye avuga ngo Yesu ufite urufunguzo rw'ibisaba, ngo ibyo ni byo bihora binezeza. Aravuga ngo nta wundi wo kurundindira keretse we. Haleluya. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibisaba ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe ntabwo ukwiriye kubwerekeza. Icyerekezo cy'ubuzima bwawe ntabwo kiri mu muntu runaka, kuko ntabwo ari we wabuguhaye. Icyerekezo cy'ubuzima bwawe ntabwo kiri mu mashuri wize. Icyerekezo cy'ubuzima bwawe ntabwo kiri muri karitsiye utuyemo.
tumenyaho igice. Haleluya. Ndetse duhanuraho igice ariko igice kizasohora. Reka mwinginge mu izina rya Yesu uyu munsi wemerere Kristo aze anyeganyeze ibyo byose. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ibice 11 reka naho twasome. Haleluya. Zaburi ubw'igishyitse kizasohora ibidashyitse byose bizakurwaho. Imana ishimwe cyane. Niba wubatse kuri Kristo, haleluya, hari igihe azitangura, hari igihe aziyerekana. Imana ishimwe cyane. Nkunda amagambo ari muri Yobu avuga ngo ariko kandi niyo umucunguzi wanjye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nitaye kuri ibyo byose, ntabwo nitaye kuri ayo magambo, ntabwo nitaye kuri izo mvugo, ntabwo nitaye kuri ibyo bikorwa, ntabwo nitaye kuri iyo miyaga, ntabwo nitaye kuri iyo mvugo. Icyo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Imana ishimwe cyane. Hari igihe Kristo azahagarara, hari abantu batamubona, hari abantu babona imurirwa ukanyagiranwa nabo bakibwira yuko ari igisabo, ariko hari igihe aziyerekana ko ari umucunguzi. Haleluya, haleluya. Hari igihe azahagarara. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo icyo nzi yuko ni uko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo, haleluya, amaherezo ntibizarangira gutyo atigaragaje. Amaherezo azigaragaza ubwami bwawe, amaherezo azigaragaza umucunguzi wawe, amaherezo azigaragaza umurengezi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Dufite umurengezi witwa Kristo, dufite umucunguzi witwa Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yobu ngo hamagara noneho hari uwakumva. Imana ishimwe cyane. Hamagara. Ikintu dusabwa gukora, izere Imana, uyisenge kandi ukore ibyiza. Hari igihe ibintu nk'ibyo biza bikibwira yuko uzakora rokomplere cyangwa se ibinyuranye no gukiranuka. Komeza ukiranuka. Hari igihe Satani azana iyo miyaga kugira ngo uve mu gakiza, umwereke uvuge ngo Mana ese ko bije gute, buriya turi kumwe cyangwa ntituri kumwe. Ariko ubwire Satani ngo ceceka. Haleluya. Ceceka Satani, umurengezi wanjye arahari, ntabwo yapfuye, ntabwo yasinzira.